Ase ubu byo use ayo maso wandikona njyana mu muhanda ese nkaho ni ikiri guteye gobona cyabyutse mu gitondo kiri mu bintu by'abakobwa dore ko wagira ngo Riyada hahiye ko njye n'umunsi umunsi nzaguhonda reka nkubwire sibyo mu gitondo saa sita abakobwa ku mugora abakobwa ku mugora abakobwa nta nk'umu cyambyukiye mu gitondo kiza kuntangira ariko wowe urwego ndi umva basaze gutambuka bayasasa buriya wowe ntabwo uzi ko ibuye byanzwe nabo batari byo rikomeza imfuruka abana barahari wakintu abana sumaze kubyara banga uzapfore ikibwa uramutse umudibasha oya uramutse ariko ubundi bazaduha ikimugo umunsi umwe ako bundi icyo kintu cyo bugerane gitera umwana wakintu ariko ubundi ko nkubaza ubundi abakobwa bese babaho abakobwa barahari abana baraharisha bagenda batigisa wacyano Kama se mu rugero rw'abakobwa beza mu rugero rw'abakobwa beza ese ubundi wowe wabamenyera umva reka mwere nabamenyera icya urumva Karina uramuzi se Arisa uramuzi se umva noneho umva noneho nkwe ahubwo noneho ongera hano rozaranyisana cyangwa se nyina macibi ariko reka noneho ubahika indese uzwega hagaze ku rwego umva nawe umva yitwa ndereko umuntu yahasa yitwa Jennifer Oji uramuzi wowe Jennifer umwe muri Amerika se muri Amerika ushobora kuba uri kuvuga iyo Jennifer Oji afite imbere gusa inyuma ariko manda ako wowe ndumva ahubwo utangiye kumwumva none reka nkwereke Jennifer Oji umva nubwo wajya Tanzania no muri Amerika nta wamwiga warwo ugize ngo urese what burajya hasi man uko nari ko nyina amacibero umukobwa wese dufite muri iki gihugu twagize mu mukobwa mwiza wenyine ubaho nta wundi ahubwo se Randro ariko reka tubaze Randro reka mbaze Randro umvase usikori kuvuga nka baba basasa uwo nguwo ni nko ku mwami w'u Rwanda oya kana tubwire wewe meka ko mu gihugu cy'u Rwanda abakobwa bameze bahari cyangwa n'abana ubuzima busanzwe sijya nkunda imbuto ariko igipapayi gikunda byasaze ariko ubundi ubona umuntu yarakubashije ngo igiti igipapayi ariko umuntu yaranye gusubiza cyangwa igipapayi